ndavuga ati niba agize anniversaire tutameranye neza ntabwo namamagara. Kubabarira umuntu ntabwo bihita bisobanura ko umutima wawe wibagiye ibyo yagukoreye. Ngo aze ngo umuhe iyo foto ko nayo mukoreshereje aho nyine akunda no gukina ibintu bya basket rero namuguriye n'imyenda nyine ya basket. Ese ubuhemu butangira iyo umuntu aryamanye n'undi? Ubuhemu butangira iyo umuntu aryamanye n'undi cyangwa se bushobora gutangira na mbere? Ikibazo dushobora kwibaza. Ndamubona ngenda nihuta nyine ngo musuhuze, anyereka ko atananze nyine arakomeza arigendera. Icyo twita revenge nawe yaba impamvu yatuma aguhemukira kuko wamuhemukiye bwa mbere. Aha ngaha rero ni hahandi relationship igiye guhinduka nka competition cyangwa competition ya Champions League. She wanjye mba ndamubonye ndagenda, hari hashize nyine igihe tutavugana, hari hashize nk'ukwezi. Kuki uguma ku muntu waguhemukiye? Ako nyine nkaba nzi ko ari bya bintu twapfuye wenda bizageraho bikarangira akamvugisha. Reka tubashimire mwe mukomeje gukurikirana Home News TV. Tubavuge tuti amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ngendi Mr. Ago mwabibonye newsman ntabwo yabashije kuboneka ariko ari amahoro nuko ari ibindi bintu abarimo. Nitwatangirana none tudasuhuje abakunzi bacu abo bita Samplo. Reka dusuhuze Mr. Zif, reka dusuhuze HK Moses guturuka hari hakurya. Reka dusuhuze Mr. Ligo, dusuhuze abakari wale wose aho bari biyumvishije. Nanone ntitwakwibagirwa mushiki wacu hariya mu Nkunda Amahoro aho barimo aracuruza imbuto. Umuntu wese ukeneye guhaha ikintu bita imbuto ageze hariya mu mujyi wa Kigali ari Nyabugogo akumva akeneye imbuto zikimeze fresh, zimeze neza kandi zihendutse ku giciro cyiza, yajya kwa mushiki wacu bita Esther mu Nkunda Amahoro. Uwakina no kumuhamagara turaza gushiraho nimero aze kumuvugisha, ndetse ntabwo twibagiwe Mr. Yurik. Yes, Yurik nawe turagusuhuje. Mushobora kwibaza ngo uyu munsi se noneho uriya mu papa uriya mugabo Mr. Ago cyangwa Siza nibiki atuzane uyu munsi? Uyu munsi turashaka kuganira ku ngingo ivuga ngo kuki abantu beza batarama. Ese nawe niko ubyumva? Namwe niko mubyumva? Kuki umuntu mwiza w'inyangamugayo kandi ugirira abandi neza rimwe na rimwe ari we ubabazwa, cyangwa ugasanga ubuzima bwe butagenda neza? Ni ikibazo gikomeye. Hari ikibazo maze iminsi ntibaza nti kuki umuntu mwiza ubundi aba ari mwiza ku bantu bose? Ese namwe niko mubyumva? Njye ni ikibazo nibaze, ubundi kuki umuntu mwiza aba ari mwiza ku bantu bose? Wasanga arafasha abantu, atarobanura, arimo arabagirira ibanga, arabaha umwanya igihe bamukeneye, akabatega amatwi igihe bamukosereje cyangwa se bamukoreye amafuti akababarira. Ntago umuntu mwiza ababarira umuntu w'inshuti, ahubwo ababarira abantu bose. Bivuze ngo umuntu mwiza usanga ari mwiza ku bantu bose, nyamara iyo ageze ku byerekeye ubuzima bwe bukamubwira ngo wait a moment. Ni ukubera iki? So ni mwiza ku bandi bantu, arabafasha agira atari ko we ubuzima bwe ugasanga ntabwo bumeze neza. Ese ni ukubera iki? Ni ukuvuga iyo urebye nk'abantu babi ukagiranya n'abantu beza, usanga nk'umuntu mubi we ariko iyo ageze ku byerekeye ubuzima bwe, ubuzima bukamubwira ngo wait a moment. Kandi umuntu mubishaho, umuntu ushuka abantu, umuntu utajya wibuka umuntu keretse hari icyo amushaka.
mwari muzi ko hari umuntu kwibuka kubera ko hari icyo gushakaho? Ni ikibazo gikomeye. Ugasanga umuntu amaze nk'icyumweru, amaze ibyumweru bibiri, amaze ukwezi atibuka yuko unabaho. Ntashobora kuguhamagara, niyo umuhamagaye ntakwitaba, ariko we iyo agukeneye my dear agahita aguhamagara. So umuntu turamugiranya n'umuntu mwiza cyangwa n'umuntu mubi? Ni ikibazo. Reka twikomereze. Rimwe na rimwe tubona umuntu mubi cyangwa se abantu babi, aro bigendera mu mamodoka meza. Navuze rimwe na rimwe mutaza kunyumva nabi, ntimunyumve nabi nyaboneka. Ntabwo abantu bagenda mu modoka bose ari uko ari abantu babi, sibyo? Hano turimo kugereranya kuntu umuntu mwiza usanga ubuzima butamworoheye, nyamara rimwe na rimwe umuntu mubi ugasanga ugenda mu modoka nziza, afite amafaranga menshi, yubaka amazu meza. Noneho umuntu mwiza tukamubona ari kuvuga ati Mana ndagusabye, nubwo nta byinshi cyangwa se nubwo utampa byinshi, nibura unshakire internet y'ubu. Can you imagine? Nukubera iki? Dore ikibazo gihari rero. Ese kuba umuntu mwiza nibwo buryo bwo gutsindwa n'ubuzima? Ni ikibazo. Cyangwa ikibazo nuko abantu beza batamenya kubaho neza mu gihe ari beza? Ibyo bintu ubitekerezaho. So reka tubiganireho. Ubundi umuntu mwiza ninde? Mbere yo kubaza impamvu abantu beza batarama rero, tubanze tumenye ubundi umuntu mwiza ninde. Katubanze tumenye umuntu mwiza uwo ari we. Umuntu mwiza si umuntu utagerakara. Oya, hari umuntu ushobora kutarakara. Sorry, ijwi ntabwo rimeze neza. Twa dutangiye tureba se ubundi umuntu mwiza numeze gute. Umuntu mwiza si umuntu utagerakara. Oya, hari umuntu ushobora kurakara cyane ariko akaba umuntu mwiza, sibyo? Hari n'undi ushobora kuvuga ati nta kibazo, ariko imbere mu mutima we afite ibibazo nka miliyoni mu mutwe. Ni ikibazo. Ahangaha ushobora kwibaza se ari wa muntu ukurakarira, ni wa muntu ugusekera ukabona ko nta kibazo kandi afite ibibazo nka miliyoni mu mutwe. Umuntu mwiza mu abantu babiri ninde? Uze kubitekerezaho. Umuntu mwiza ni umuntu ushobora kugira umutima mwiza, akubaha abandi, akagira indangagaciro, kandi akagerageza kutagirira abandi nabi. Ariko hari ikintu gikomeye. Kuba umuntu mwiza ntibisobanuye kuba umuswa. Ahangaha kuri ingingo abantu benshi bakunda kubyitiranya. Kuvuga umuntu mwiza ntabwo bisobanuye kuba umuswa. Reka nabyo tubivugeho. Kandi nanone aha ni naho abantu benshi bibeshya, bakibeshya ko kuba umuntu mwiza haro bihure no kuba umuntu yaba umuswa. Dore impamvu ya mbere. Abantu beza bakunda kuvuga yego. Turimo kujyana. Hari abantu ushobora gusaba ibintu byose bakavuga yego. Abantu beza bakunda kuvuga ngo yego. Hari abantu ushobora gusaba ibintu byose bakavuga yego 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 yego. Ukibaza vipi? Ukamubwira uti uranguriza amafaranga? Yego. Uranyandikira assignment? Yego. Hano ni nk'umuntu uri nko ku ishuri. Tonto uranyishirira renti? Yego. Anashobora kutavuga tonto akanavuga na anti, kuko ntago abantu beza ari igitsina gabo gusa, hari abantu beza b'igitsina gore. Ariko ikibazo ni uko umuntu wese ufite umutima mwiza ashobora kugiraho abantu bakamukoresha kubera kuri ya neza ye, abantu bagashaka kumufatirana. Umuntu waba adafite n'ikibazo ugashaka guhimba imitwe. Arabona tonto
inzu yarangiye kandi nari mfite gakrize k'ibihumbi 200 kubera mukecuru wanjye kubera ugasanga uramukoresheje umutetseho imitwe muri make aguhaye amafaranga kandi mu by'ukuri wamutetseho imitwe kubera yuko uzi ko atayakwima kubera ari umuntu mwiza ugasanga uramukoresheje. Kuba mwiza ntibivuze ko ugomba gukemura ibibazo by'abantu bose. Oya, hari igihe nanone ugomba kuvuga oya, kandi oya si ububi. Nizere ko ahangaha naho turimo kumvikana neza. Reka turebe hano urugero rw'umuntu ufasha abantu bose. Tekereza umusore witwa nka Ale ufite salary y'ibihumbi 300. Tariki ya 25 bukatinze bro. Reka turebe urugero rw'umuntu ufasha abantu bose. Tekereza nk'umusore witwa Kevin. Kevin afite salary y'ibihumbi 300. Tariki ya 25 nshuti yabwiye Kevin ati ndagukeneye cyane. Kevin aramubwira ati nshuti yanjye byagenze bite kweri? Byagenze bite? Nshuti aramubwira ati amaze muvandimwe Kevin cyaze Kevin aza amafaranga yo kwishyura. Kevin hano kwirirwa musobanuza ibi bintu byinshi amubwira ati fata 50. Nshuti ati murakoze. Numva yahembwe 25 amaze kugurisha nshuti ibihumbi 50. Tariki 27 undi nawe ati Kevin mfasha cyangwa se wamfasha ukama nk'ibihumbi 30. Kevin ati yafate. Tariki 29 undi nawe ati Kevin mfasha abamuhaye ibihumbi 20. Tariki 30 Kevin arebye kuri konte ye asanga asigaranyeho 0. Wenda abona abantu bake twagiye tuvuga ariko hari n'abandi yagiye ahereza amafaranga gutyo. Ariko mu by'ukuri yafashe amafaranga tariki 25 bigira tariki 30 kuri konte afiteho 0 kuri balance. Arongera areba telefone, hari abantu bose yafashije atangira kuhamagara abasaba amafaranga. Mva niba waragurisha ucyasuguriza abantu amafaranga cyangwa se unayabaha naho uravuga uko biri kose ningira nk'agakrize k'amafaranga, of course nabo bashobora kuzanguriza nta ngorane nta kibazo. Noneho afata telefone arahamagara umati bro mfite ibibazo bikomeye byatari. Aha niho wibazo uti ese koko kuba mwiza bisaba ko wowe umukene? Oya, ugomba kugira umutima mwiza ariko ukagira n'ubwenge. Ntekereza ko karakantu mwakumvishije. Umva impamvu ya kabiri rero. Abantu beza bakunda kubabarira cyane. Hari abantu bagukorera ikintu kibi ukababarira bakongera, ukababarira bakongera, ukababarira bakongera. Ugira uti ahubwo reka nguhe n'indi chance cyangwa se nguhe n'andi mahirwe wenda ubutana agazongera. Ukamuhereza indi chance kugeza ku buryo ushaka kumanga chance wenda nk'iya 5. So ari gihe kigera rero umuntu akaba adakeneye andi mahirwe ahubwo akeneye icyo twakwita consequence cyangwa se ingaruka. Kubabarira ni byiza ariko kubabarira umuntu ntibivuze kongera kumuha access ku buzima bwawe. Aho ntekereza ko biri kumvikana neza. So hari umuntu aba afite access ku buzima bwawe agukosereza umubabarira, agukosereza umubabarira gutyo komeza kumuharira gutyo. Rero ntabwo bivuze kongera kumuha access ku buzima bwawe. Ushobora kuvuga uti narakubabariye ariko sinongeye kugufungurira umuryango wanjye. Ibyo si inshingano, ahubwo ni ubwenge. Kuko niba uhembwa ibihumbi 300 ukayaguriza abantu ugashiduka kuri balance usigaranye 0, wowe mu by'ukuri baragurije nk'abantu 5-6 bose ukabahamagara ukabura umuntu n'umwe ukuguriza, urumva batari ikibazo?
bivuze rero ikindi gihe bakugurisha ukayabima ntabwo muba ukoze, ahubwo ni ubwenge noneho uba wize. Abantu beza bakunda gutekereza ko abandi bameze nkabo. Iki ni ikibazo gikomeye. Tuvuga urugero, warerewe wenda nko mu rugo rwa gikristo cyangwa se ahantu b'abanyakuri, kuko hari ingo zibamo abantu b'abanyakuri, ugasanga umupapa avugisha ukuri, umumama waho nyine muri rusange bakoresha ukuri. Ukumva rero ko niba uri mwiza n'abandi bantu ari beza, icyo ni ikibazo gikomeye. Umuntu w'inyangamugayo atekereza ko n'undi ari inyangamugayo. Ibi ngibi ntekereza ko abenshi murabizi. Umuntu utajya yiba atekereza ko n'undi atiba. Ese koko niko bimeze? Aha dushobora kubyibaza. Umuntu udakunda guhemuka atekereza ko n'undi atabikora. Ese koko niba udahemuka n'abandi koko ntibahemuka? Ni ikibazo. Ariko ubuzima bugenda butwigisha, cyangwa se ubuzima bugenda bukwangisha buhoro buhoro uti my friend, abantu ntibameze kimwe. Kandi koko ubuzima bugenda butwereka yuko abantu tutameze kimwe. Namugurije amafaranga nkiyayanyine, nese tumeze kimwe? Icyo gihe ndize nari mfite udufaranga wenda kuri telefone, nizeye urugero nka Newsman, nzi ko ari inshuti yanjye, muhereza pin code password yanjye, afashe telefone kuriho ya mafaranga. Ni ikibazo. Hari umuntu uguhamagara ati ndagukunda cyane, aho ukagira amarangamutima, nyuma ukamenya ko yarimo gushaka password ya wifi. Nk'ubu urugero, muri iyi minsi abantu benshi baba bafite uturawuta, pocket router, n'utu wifi bagendana mu mufuka. Noneho umuntu kubera ko asikuri home ni muri weekend, utagiye mu kazi cyangwa se wicaye mwandu runaka, noneho ntago ari kukureba, mu by'ukuri akaba akeneye ku accessinga internet yawe. Bucyo gihe ukumva afashe nka phone ati bro vipi wan, ko twaburanye umusaza uri yes, akavuti narindi hari hepfo aha naha, ati ndaje nkurebe tuganire, nari ngukumeye mu by'ukuri. Ugasanga umutipe araje ngo yakugeraho akagusuhuza akicara, mu by'ukuri ugasanga nta n'ikintu gifatika yaje kukubwira, ahubwo yaraje consuminga wifi yawe. Rwari urugero ariko rushoboka cyane. Ikindi, abantu beza rimwe na rimwe ntibamenya kwishyira imbere. Hari abantu bamara ubuzima bwabo bafasha abandi. Ahangaha abantu benshi muzi ingero nyinshi zitandukanye. Wenda sinashobora kumentioninga mvuge ngo ni umuntu runaka, ariko nzi umuntu afite akazi, afata nk'ibihumbi nka 400, ariko mu by'ukuri akazi akora ni akazi twakwita ko gaciriritse ngereranije n'uwo muntu n'ubuzima bundi yakaba yabamo. Ariko ndagira mubwire ko aya mafaranga yose akorera ayafashisha abandi. Ni umukire, afite amamodoka, ariko nta na rimwe ushaka kumubona ari mu modoka. Ubwo abakozi we nibo bazigendamo, we yitegera akagare, akitegera akamoto, kubera kwicisha bugufi. So abantu beza rero bagiye barimo, namwe muzi abantu benshi bafasha abandi, ndetse bamara ubuzima bwabo bafasha abandi, bafasha inshuti, bafasha umuryango, apana umuryango wabo gusa, bafasha n'indi miryango. Ko nk'ubu ni urugero, niba nk'umuntu akora nk'ibihumbi nka 300 mu rugero, y'amafaranga yose akavuga ati ngiye kureba nk'abana nka 2 ku ishuri nyabarihire, adafite naho ahuriye nabo wenda mu miryango, cyaba ari ikintu gikomeye. Ibyo rero bikorwa n'umuntu mwiza. Bivuze ngo abantu beza ntago bafasha abo mu miryango yabo gusa, bashobora kubafasha, bagafasha abahandi, bagafasha abaturanye, ariko ubwabo ntibiyiteho.
ugasanga umuntu afasha abantu, urwo rugero twaba tumaze kuvuga, ariko yambara nk'inkweto yahengana, ugasanga we nta nubwo yambara inkweto imeze neza, ariko mu by'ukuri afasha abandi. Ariko abantu wenda bavuga bati abo bantu beza, abo bantu bagira neza, bo bashobora kuvuga bati nzitaho nyuma, ariko nyuma ikamara imyaka 15. Can you imagine? Wowe ukeneye gutera imbere, ukeneye kwiga, ukeneye kuzigama, ukeneye kubaka business, ukeneye kuruhuka. Ikibazo si ukuba umuntu mwiza. Noneho reka tuvuge kuri iki kintu gikomeye. Ikibazo noneho si ukuba umuntu mwiza, aho kandi ikibazo si ugufasha abantu. Ikibazo ni ugufasha abantu ku buryo wowe usigara ubabaye. Kandi nanone ikibazo si ukubabarira. Ikibazo ni ukubabarira umuntu ugakomeza kumushira ahantu ashobora kongera kukubabaza. Ikibazo nanone si urukundo. Ikibazo ni ugukunda umuntu ukibagirwa ko nawe ugomba kwikunda. Ni ikibazo. Hari abantu bakunda abandi, aho ugasanga aba mu by'ukuri ntago bifitiye urukundo. None reka nkwibariza, wowe wigeze ugirira umuntu neza akakugirira nabi? Iki ni ikibazo ushobora kwibaza, iki ni ikibazo mushobora kwibaza, iki ni ikibazo twese dushobora kwibaza. Cyangwa se wigeze gufasha umuntu nyuma ukabona ko ari wowe wari usigaye ukeneye gufashwa? Iki nacyo ni ikibazo. Andika muri comment niba warigeze kunyura muri ibi bintu. Please andika, ese wigeze ufasha umuntu akaguhemukira? Ese wigeze ufasha umuntu nyuma ugasanga none ukeneye gufashwa? Please andika muri comment niba warigeze guhura n'ibi bintu. Ibi biganiro niba byagukoze ku mutima, iki kiganiro niba cyagukoze ku mutima, wowe udahema kudukurikirana kuri Home News TV, please komeza ukore share, ukore like, ukande subscribe, tuzongere guhura mu kindi kiganiro. Murakoze cyane, reka Nyagasani akomeze abane namwe kandi ahe umugisha imirimo yanyu yose. Nawe utaha.